Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba dufatanyije gucungwa kw'amaraso ya Yesu. Bahaye ikaze kuri channel y'Uwimana Mary Claudine. Nkuko ubushize twari turi kumwe, ni channel izajya inyuzwaho ijambo ry'Imana n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ubuhamya. Muhawe ikaze muri aka kanya tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga guhakana icyaha. Reka tutangire dusenga Imana, dukurikire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushime turaguhimbaje, tugushime ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, izongera gucyubahiro. Tugarutse kuri iyi channel, nyemere nuko data wa twese abari hafi n'abari kure bose barumva nino jambo rigira umumaro mu mitima yabo kandi risenye ibidafite umumaro byubake ubugingo n'umubiri n'umwuka. Turagushimye ko uri kumwe natwe, rero dutangiye ijambo ry'Imana, umanuke ubane natwe. Nukuri noho Mana ishobora byose no wabasha kwisobanura. Ibyaremwe byose byane mu ijambo, waravugaga bikaba, uremesheje ijambo, wategeka bigakomera kubera ijambo ryawe. Mwonyemera rero ukomeza kubana natwe umwanya tumare muri iri jambo, ukomeze kudufasha no kutugira neza mu izina rya Yesu dusabye nizeye. Amen. Tugiye gusoma mu Bacamanza ibice 16, turahera ku murongo w'10. Haranditse ngo Delila abwira Samusoni ati, dore wamemukiye kandi wambeshye. None ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati, bambohesheje imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Tugiye kuganira kuri iri jambo ryiza Imana iduhaye kuvugaho. Ni ijambo ridasanzwe. Inkuru za Samusoni murazizi, yavutse ari umunaziri w'Imana. Imana imuha inshingano zikomeye, yarafite imbaraga zidasanzwe. Imana ijya kugira ngo Samusoni avuke, yavutse ari mu bushake bw'Imana, avuka ku mupapa bita Manowa. Hanyuma ngo bari bamaze igihe kinini batabyara. Imana igiye kuba ibaha umunaziri w'Imana ukomeye witwa Samusoni, ibaha kondisiyo zo kutamwogosha umusatsi wo ku mutwe wiwe. Samusoni akora ibintu by'imbaraga nyinshi, arwanya abafilisitiya, arwana mbese bidasanzwe, yari afite imbaraga zidasanzwe. Hanyuma ngo amaje gukura, amaje kumusore, abenguka umukobwa. Ngo yaragiye ngo ari kujya Itimuna, abenguka umukobwa w'umufilisitiya witwaga Delila. Bahuye rero kubera imbaraga yari afite, ubuhamya bwa Samusoni ntabwo bwari busanzwe. Yari afite imbaraga zirwanya, zikubita abafilisitiya. Yagiye akoresha ijambo ritari ryiza cyane. Twasanze uko yagiye abesha Delila, turamutse ukoze ibi n'ibi nacogora nkamera nk'abandi. Iryo jambo rero ryo gucogora kamera nk'abandi niryo ryamukozeho. Yakomeje arivuga kenshi, uramutse ukoze ibi n'ibi, uramutse ukoze ibi n'ibi nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma rero ngo byageze ku rugero Delila mubwira tumva, niba utambwije ukuri urambeshya, ntabwo ukinkunda, mbabarira umbwize ukuri. Rero nyine hari abantu bagwa vuba bagushijwe n'akantu gatoya. Hanyuma kubera ko kantu ko kuvuga gucogora, Satani yagiye akumva, akakumviraho nyine, aravuze ati kuva avuze ko aramutse acogoye akamera nk'abandi, ni ukuri nanjye ngiye kumucogoza. Hanyuma Delila yakoze ikintu gikomeye cyane, aramutse ngo acogoye akamera nk'abandi, avuze ngo yazinga imisatsi yiwe 7 ngo yacogora akamera nk'abandi. Byarangira ageze ku ntego y'umusatsi we, aravuga atumva kuva navuka nta cyuma kirankora ku mutwe. Amaje kumubwira ngo Delila arareba, aravuga ati mva none umbwije ukuri nkuko kuri ku mutima wawe. Ikintu cyanangaje nuko Samusoni atabaye maso. Uko yamubwiraga turamutse ukoze ibi n'ibi, yahamagaraga Abafilisitiya ati mubanguke. Samusoni yarangije kumbwira aho imbaraga ze ziri. Bahagera Samusoni kubera imbaraga yari afite z'Imana zari zikimurimo, ngo agashwanyaguza ibintu byose, bikarangira nyine babuze icyo gukora. Samusoni akagenda akabacika. Hanyuma amaje kumubwira aho imbaraga ze ziri, ngo yaryamye ku bibero byiwe, birangira nyine acogora imbere y'ibibero, bamwogosha umusatsi. Bamaje kumwogosha umusatsi, Delila nk'ibisanzwe nk'uko yarabimenyere, ahamagara Abafilisitiya, baraza bamunogora amaso. Ntabwo bahise bamwica, ahubwo bamwishe nabi. Batangiye bamunogora amaso, ngo amaso bayakuramo, barangije bamuha igihano cyo kugenda ngakajya mu nzu y'imbohe kujya asya ingano z'Abafilisitiya. Hanyuma ntabwo byakiriye aho ngaho, kubera ko Samusoni yabonye ko nyine yacogoye yabaye nk'abandi, yagiye mu cyiciri, yaraciriritse mu yandi magambo. Ariko yageze igihe cyo kurambagiza, ngagenda ajya mu Bafilisitiya, ajya mu batarakebwe, ajya mu bo badahuje. Nuko rero Samusoni birangira nyine ahuye na Delila, birangira amazemo imbaraga.
hanyuma birangira havuyemo n'ingaruka zo kunogorwa amaso kubera rya jambo ngo uramutse ukoze ibi n'ibi ntacogora nkamera nk'abandi. Iryo jambo ni ribi cyane, kwemera imbere y'icyaha ugakomeza uvuga ukabeshya ugiye kwaka akazi, ukabeshya uri imbere y'abantu batakebwe, ukabeshya uri mu iterano ry'abantu benshi. Rero bigusaba kugira ngo uhamye kwizera kwawe nk'uko kuri yuko Samusoni yamenye ibanga yari afite ku mutima, yamenye ibanga ry'ababyeyi biwe, birangira amenye ibanga. Uko kumenya ibanga rero yakomeje atangira bikinisha atazi ko agomba kurimena, atangira avuga turamutse ukoze ibintu nacogora nkamera nk'abandi, agera ku musatsi waramutse ubosha imisatsi yanjye nacogora nkamera nk'abandi. Birangira ageze kunuza nyamukuru, ku ngingo nyamukuru yo kumwogosha akamera nk'abandi. Byarangira ameze nk'abandi, agiye mu bafisitiya nyine batarakebwe, baragenda bamujyana bakajya bamuzanira ingano, agasya ingano, hanyuma noneho nta n'amaso afite, akabikora nta n'amaso afite. Ariko icyo nakundiye Samusoni ni iki rero, kuri 28 havuga ukuntu Samusoni yasabye Uwiteka nubwo yari yanogotsemo amaso, ariko Imana nayo ntago igikiranirwa rwose ngo yibagirwe imirimo umuntu Imana yakoze. Hanyuma Samusoni ngo yagize icyifuzo, arasenga asaba Imana kwimuhora amaso y'abanzi biwe. Samusoni amaje gusenga Imana iramwumva, ngimumereza agasatsi. Yasenze asaba ngo Mana mbabarira umereza agasatsi umuhore mu maso y'abanzi banjye. Bari bateranyije iteranye kinini cyo kwica Samusoni kubera ibintu yari yagiye akora, kubera ingano z'Abafilisitiya yagiye yoherezamo ingunzu yazihambiranyije ngo zikarya ingano z'Abafilisitiya. Ni byinshi yagiye akora, yagiye yangiriza ibintu byinshi by'Abafilisitiya. Rero nabari bashaka kumwica, iyicarubozo ridasanzwe. Ariko Samusoni arareba, abona igihe yakoreye Imana, abona yaravutse ari umuntu udasanzwe. Imana yarabahaye kondisiyo, agira icyifuzo ku mutima we, barasanga ngo Mana mbabarira umereza agasatsi. Nubwo nagiye ncogora nkamera nk'abandi, nubwo natuye amagambo mabi, nubwo nabeshye, nubwo haraho nageze ntimamye ubumana bwawe ngo mvuge ukuri nk'uko kuri ku mutima wanjye, ariko ndakwinginze nyemera umporere imbere y'amaso y'abanzi banjye. Hanyuma ngo Imana igira imbabazi nyinshi, buriya Imana ni nyebambe, ntabwo yibagirwa umuntu wayikoreye. Ngimumereza agasatsi ngo icyo gihe uko bari bateranyije icyo giterane, n'Imana nibwo yari igarutse kuri Samusoni. Ngo bateranyije igiterane cyo kwica Samusoni, bari benshi cyane, birumvikana cyari igihugu cyose. Ngo bateranyije abatwara abantu bakomeye bari muri icyo giterane cyo kugira ngo bice Samusoni neza ashire mu mwuka. Samusoni asaba Imana ngimumereza agasatsi, afata inkingi y'ibumoso n'iburyo nganyeganyeza inkingi. Hanyuma kuri 28 havuga ukuntu Samusoni ngo yishe abantu benshi baruta abo yishe akiri muzima ataranogorwa amaso. Imana itugerereza kandi twambika imbaraga, iturinde gucogora ngo tumere nk'abandi, iturinde gusubira inyuma, iturinde kwemera icyaha imbere yaho tudakwiye kucyemerera, iturinde kwivanga n'abanyamahanga, we gucogora imbere y'ibibero by'abagore n'abakobwa. Dore ko muri iki gihe bigoye, muri iki gihe biraruhije, muri iki gihe urubyiruko nyine ruri kwiroha mu byaha bigiye bitandukanye, rukivanga. Ikoranabuhanga ritwaye abantu, ariko irinde we kwemera imbere y'ikoranabuhanga ngo ujye mu byaha, we kwemera imbere y'abantu bagiye batandukanye mudahuje kwigizera ngo ujye mu byaha, wemera imbere y'icyaha. Yesu atugire neza kandi atwambike imbaraga, tugire icyifuzo cy'uko Imana yakongera kutumereza agasatsi. Abasubiye inyuma, abaguye, abantu bacogojwe nyine na bya bindi byose twasomye, buryo ki Samusoni yacogora imbere y'ibibero bya Delila. Nukuri Yesu atugire neza kandi atugarukeho. Imana itumereza agasatsi, Imana itugire neza, Uwiteka tugarukeho nk'uko yagarutse kuri Samusoni. Rwose Imana yamugaratseho ntabwo bamushinguye mu gihugu cy'Abafilisitiya, ahubwo ngo byarangiye abiwabo, abo mu Bisiraheli baje kumufata ngo bajya kumushingura iwabo. Imana rero ikurikirana n'umurambo w'umuntu w'umukiranutsi, nubwo yasayisha bikabije, ariko Imana ikunda umuntu uca bugufi. Hanyuma mu byahishwe niho havuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Kuri 22 umurongo wa 12 niho havuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'umuntu ukunda kubesha kandi akabikora. Rero Imana iturengere, Imana twambika imbaraga. Uburi hafi, uri mu biyaga bigari, ube uri muri Aziya, ube mbese ku mpera zose z'isi, aho uri wowe wumvishe rino jambo, aho wacogora iyo hazi, aho bakogosha umusatsi urahazi. Uwiteka tugire neza kandi atwambika imbaraga, aturengere mu bihe nk'ibi. We gupfa nabi, we gupfa uri mu maboko y'abatarakebye, we gupfa uri mu maboko y'abantu wabeshye ugakora icyaha. Uwiteka tugire neza kandi atwambika imbaraga kandi aturengere. Imana duhana umugisha. Rero ndabasezeye, Imana tugire neza rino jambo.
tumaje kumva Imana irigeze kure, igeze mu mitima y'abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Muri iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Data wa twese n'umwije turagushimye, tugushimye ko ushobora byose nakibasha kuruga umugambi wawe. Iri ni ijambo ryahumetswe nawe, ibyaremwe byose byahumetswe nawe, waravugaga bikaba, bategeka bigakomera. Mwonyemera rino jambo rigera hafi na kure mu mitima y'abagukeneye, mu bacogoye bacogojwe na bimwe bigiye bitandukanye. Unyemerera ijambo ribakoreho kandi bihane, bamara amaze nk'uko Samusoni yihanye, ukamugirira ibambe, ukamugira impuhwe. Mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti, ukomeze kutugarukaho kandi imbabazi zigumane natwe. Tugusabye twizeye izina rya Yesu, urakoze kubikore kubahisha. Amen. Dufite amashimwe